reka nkwifuriza kugira ijoro ryiza ndetse n'igitondo cyiza ku bantu bitewe na departement twumviramo. Ubwo ushaka kuba twumvira mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se twumvira hanze y'u Rwanda, ubwo aho uri hose nagusuhuje kandi ndizera ko kabisa ibintu bikomeza kugenda biba amahoro muri rusange. Gato ngaho murabimenyereye cyane, ni ikiganiro igicumbi cy'abakuru, ni igicumbi n'ibyasohotse mu binyamakuru bigiye bitandukanye, kigenda twirebera amakuru abagenda avugwa hirya no hino mu isi tukayazana ahangaha, ariko by'umwihariko tukagaruka cyane ku makuru avugwa hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Yitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa, ni Mustafa wa Mustafa, ayo mazina niyo yanjye. Yizera ko kabisa controle general zikomeza kugenda ziba controle, tugende dukorora kabisa, ibintu ni bombastique. Ubwo kuri internet washitse kadomo igicumi miliyoni akadomo akadomo rw turari neza cyane. Hanyuma kandi Facebook igicumi miliyoni.co.rw, Facebook niko twitwa, Instagram vidimenta naho nuko kabisa wagenda dukurikirana gahunda zose gakomeza kugenda ziba uburyohe bw'abantu mwese. Twizera ko mukomeza kugenda mumererwa neza. Hanyuma mu makuru tugiye kugaruka ndakubwira ko uyitwa Bamporiki Edouard kuri ubu ngubu urukiko rwamuwemereye ko rumukatira imyaka 20 igifungo n'izahabu ya miliyoni 200. Ndaza kureba iby'iyi nkuru. Bamporiki ati ntacyo naba nkikoreye u Rwanda kandi kabisa nkibishaka, niyo magambo agenda agatangaza nyuma yo gusabirwa gufunga imyaka 20 y'amavuko. Ndaza kureba iby'iyi nkuru mu buryo burambuye. Hanyuma kandi mu karere ka Gatsibo umugabo yishe umugore warahukanye. Iyi nkuru turaza kureba uburyo bimeze, dore ko ari inkuru nakurikiranye kabisa nanje yabereye hariya mu karere ka Gatsibo. Hanyuma kandi mbere yo njya hanze y'u Rwanda ndakuvuga ko mu karere ka Rubavu ngo watinze gutaha ngo ahatwa igiti. Ngo nibivuze ubuhuha kabisa, abaturage bagenda bitabaje bavuga ati nyaboneka mu dutabare. Hanyuma kandi hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania, abadepite hariya Arusha muri Tanzania bakaba rero kabisa mu ishyaka rya Raila Odinga bisabiye Museveni ko kabisa ibintu bagenda babona. Ese iby'iyi nkuru tuza kugenda tuyireba kabisa hariya muri iriya nama rero muri rusange. Hanyuma kandi ndakubwira ko kuri imyidagaduro producer witwa Lia Santo ari mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo kubura umubyeyi we umubyara. Ndaza kugenda ndeba kabisa buryo bimeze muri ayo makuru yose, yewe nandi mba ntakubwiye. Nahanga twebwe turacukumbura byose bikaba amahoro, niko bimeze. Hanyuma mu dukuru tuba tuvugwa, nababwiraga ejo ni Sorwate ikinira iracakirana n'ikipe ya Murambi. Sorwate aje kuyitsinda ibitego 5 byose kuri 2. Ikipe ya Sorwate kabisa yahari azakinira no mukino nayo nitabiriye nagiye kwirebera. Ndeba burya abana bacunga ballon bavuga bati se intsinzi ziraboneka sha. Cibira cyararo muraro nsekeje nijoro twa Ivan umunyamakuru wa Radio Ishingiro. Sha Ivan ni atari no kureba uburyo gahunda zimeze kabisa muri rusange, ibintu byose bikomeze kugenda rero biba amahoro ko bimeze. Mu gihe Gicumbi nayo yari Musanze, ariko kugira ngo ekipe ya Gicumbi atari nkuru neza cyane atari gutyo bimeze rero. Reka dutangira ikiganiro igicumbi cy'amakuru mu buryo burambuye, aho nababwiraga ko tuza guhera ku nkuru ya Edouard Bamporiki Edouard. Akaba rero ari umwe mu bantu bazwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane mu gukoresha ikinyarwanda kabisa. Abandi bamuzi nka Kideyo mu ikinamico Urunana. Kuri ubu ngubu rero nuko uyu Bamporiki amaze gusabirwa gufunga imyaka 20 ndetse n'izahabu ya miliyoni 200.
kabiri y'u Rwanda akaba ari ku munsi w'ejo nibwo rero ubushinjacyaha bwaje kuza kuba kabisa bubitangaza nyuma y'uko rero bitangaje Bamporiki Edouard yagize ati ntacyo naba nyikoreye u Rwanda kandi nkibishaka kabisa muri rusange nyuma yo kuvuga nyine ku myaka 20 yari amaze kuza kuba rero ahabwa aho ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuzahamya Bamporiki Edouard ibyakurikiranyweho birimo kwaka indonke ndetse no kuba kabisa yayigira nyine akayishaka hanyuma rero ngo ikamuhanisha igifungo cy'imyaka 20 no gutanga izabu ya miliyoni 200 y'amafaranga y'u Rwanda bakavuga ko icyo gifungo ari kinini kabisa kandi agifite imbaraga zo gukorera igihugu byasabye rero kabisa ubushinjacyaha nibwo bwaje kuza ko bisaba ko mu rubanza ruregwa Honorable Bamporiki Edouard rwamuhamijwe rero ku wa gatatu tariki ya 21/2022 muri rusange nyuma yo kugaragaza ibimenyetso rero ubushingiye burega uyu Bamporiki Edouard ubushinjacyaha bwavuze ko ashingiwe ku byavuye mu iperereza rero ndetse n'ibyo uregwa yitangarije ubwe mu ibazwa rye bigaragara kuri ibyaha akurikiranweho yabikoze muri rusange umushinjacyaha yasabye inteko rero y'urukiko ko mu gihe izaba yiherereye kugira ngo ifate icyemezo yemeza ko ibyaha bikekwa kuri Bamporiki bimuhama niko bimeze kuri uyu Edouard Bamporiki muri rusange kabisa ni mu rubanza kandi rwapfundikiwe kuri wa gatatu tariki ya 21/2022 kabisa nibwo rwaje kuza kuba rupfundikirwa umunsi rero rwaburanishijweho aho ubushinjacyaha bwasobanura urukiko imiterere y'ibyaha bushinja uregwa Bamporiki Edouard ubushinjacyaha bumurega rero ibyaha bibiri birimo gusaba cyangwa kwakira indonke ndetse n'icyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite akaba ariko bimeze kuri Bamporiki Edouard ku cyaro cyo gusaba cyangwa kwakira indonke ubushinjacyaha bwavuze ko uregwa yatse witwa Norbert Gatera miliyoni 10 kugira ngo amufashe gufunguza uruganda rwe rwari rwarafunzwe akaba ariko rero bimeze hanyuma kandi kuri ubushinjacyaha bwavuze ko uregwa akwiye guhanishwa igifungo kabisa cy'imyaka 10 ndetse n'izabu ya miliyoni 100 angana n'ubwikube bwa 5 bw'indonke ya miliyoni 20 yatse hamwe ndetse bikaba igifungo cy'imyaka 20 no gutanga izabu ya miliyoni 200 y'amafaranga y'u Rwanda riko bimeze Bamporiki yahawe umwanya ngo avuge ku gihano asabiwe yavuze ko igifungo cy'imyaka 20 ari kirekire ko yaramutse agikatiwe ntacyo yaba gishoboye gukorera u Rwanda kandi yumva gifite imbaraga zo gukorera igihugu mu magambo ye ati imyaka nsabiwe n'ubushinjacyaha ati ugereranyije niyo mfite kabisa murumva ko ubuzima bwanjye bwaba burangiye kandi ingifite imbaraga zo gukorera igihugu akaba ariko yagendaga atangaza asabye urukiko roko mu gihe urubanza rwe rwiherereye bazafata icyemezo rwashishoza rugaca inkoni zamba rukamubabarira niko yagendaga atangaza Edouard Bamporiki n'imbabazi n'ubundi yasabye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ndetse n'abanyarwanda mutumwa yanyujije kuri Twitter nyuma y'umunsi umwe yahagaritswe muri guverinoma ndetse anafungiwe iwe ko bimeze kabisa kuri Edouard Bamporiki wanasabye imbabazi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba ariko rero bimeze ubwo no gutsiza tukaza kwa tureba se koko mu gihe imyanzuro izabisohotse bizagenda bite ubwo ngubwo natwe nyine no kubiharira ubushinjacyaha akaba ariko beze kuri Bamporiki Edouard wamamaye cyane no mu ikinamico urunana ari papa wa Budensiana niko yakinaga wo bita Kideyo wari inshuti ya Stefan yajya ni Stefan bavuga ni Gitefan
ni Gitefano ntabwo ari Stefano niko aba akina kabisa muri usanya nyuma reka tuve kuri ba Mporike Eduard dukatire mu burasirazuba bw'u Rwanda turebe uburyo bimeze mu karere ka Gatsibo nababwiraga ko ari inkuru nikurikiraniye nangiye ku giti cyanjye akaba ni inkuru dusoma mu kinyamakuru Igicumbi News .co.rw ari mu karere ka Gatsibo muri rusange aho umugabo akaba rero bikekwa ko yishe umugore yari yaracyuye kabisa nk'uko amakuru twakoraga ari mu karere ka Gatsibo bagenda abisobanura kuri wa kabiri tariki ya 20 Nzeri 2022 mu masaha y'igicamunsi nibwo umugabo bivuga ko asanzwe afite imico itari myiza mu buzima busanzwe bamusanze rero uriya mugabo uyu mugabo ahubwo yaje kuza kuba aravugwaho kuba ari umujura nibwo amakuru yavuzwe ko yishe umugore agana ngaira byari ngo mu masaha y'isa 8 kandi bivuge byari ngo mu masaha y'isa 8 rero ariko ngo uyu mugore babanaga mu buryo rero bunyuranyije n'amategeko aho babanaga mu mudugudu wa Kirara mu kagari ka Kino mu murenge wa Kageyo mu karere ka Gatsibo ariko ro bakaba bavandimwe rwose ngo icyaba cyarateye urupfu rw'uriya mugore yishe ntabwo kigeze kimenyekana kabisa muri rusange mu byo bwibitse mwe mu baturanye b'uyu muryango rero bajyanye ikiganiro umunyamakuru wa Gicumbi News Mustafa akaba ari njyewe rwose wari ujyamye kuri iyi nkuru kavuze ko uyu mugabo rero yishe umugore ariko batari bafitanye umwana ndetse nta n'amakimbirane bari bafitanye ati narindi mu rugo mu masaha ya 9:30 numva barambwiye ngo aramwishe ati rero nageze nsanga yapfuye to mugara afite imyaka 35 kandi nta mwana bari bafitanye akaba ari ko yagendaga atangaza nyuma kandi urupfu rw'uyu nguyu akaba rwemejwe n'ushinzwe iterambere n'imibereho myiza mu kagari ka Kintu mu kiganagiranye nanjye ubwo namubazaga iby'iyi nkuru nagenda abyemera kabisa avuga ati ntibyoroshye mw'abantu ati uyu mugabo avuka uko muri kara gace ariko yushinzwe imibereho myiza n'iterambere bamwe bita ba Sedo ati rwose ariko yakunze ko haba yigendera akajya kuzerera cyane ndetse biravugwa ko mbere yuko aza mu mudugudu nawe yaravuye muri gereza ati rero yaje kubana n'umugore ariko mu buryo bucemewe n'amategeko nyuma yaho ariko bajyana amakimbirane mu miryango baratandukana nyuma umwabukwe n'undabukwe kabisa ngo umugore yigira gucumbika rero nyuma ariko byaje kurangira ngo uyu mugabo yaraje rwose hanyuma aza kuza kuba mwivugana ariko byaje kuza kuba bigenda rero hariya kabisa mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda Isedo kandi avuga ko n'ubusanzwe uyu mugabo yari asanzwe afite imico mibi arimo no kwiba kabisa akaba ariko byaje kuba bigenda ikindi kandi wamenya nuko amakuru naje gukora mu karere ka Gatsibo ari uko nyakugenda ashyinguwe kuri wa 3 tariki ya 21 Nzeri 2022 ari mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Gatsibo uyu mugabo arana akaba bakurikira tubona ari uko ashaka kwamaze kuba atabwa muri yombi kabisa akari gutyo bimeze rero hariya mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda urumva iby'uyu mugabo rero mw'abantu mwe kwambura ubuzima umuntu kandi umuntu utaramuhaye ubuzima nibyo mba mvuga ibi bintu bishobora kuba byazagira imbogamizi ndetse n'agahinda ku muntu wabikoze kuko kubona ijuru warisha ikiremwa cy'Uwiteka ndi hatari akaba ariko bimeze rero kabisa ubwo tuba tuci uyu mubyeyi Imana imuhe iruhuko ridashira Imana imuhe iruhuko ridashira niko bimeze niyisinzirire
twizera ko rero kabisa uyu nawe agomba kuzaryozwa ibi yakoze. Muri rusange akaba ariko bimeze rero hariya mu burasirazuba bw'u Rwanda. Hanyuma tuve mu burasirazuba bw'u Rwanda dusimbukire gato mu karere ka Rubavu. Reka tube turebe iyi nkuru ya Arusha, turebe uburyo bimeze nuko dusimbukira i Rubavu. Tuza no gusoreza kuri producer waje kuza kuba abura umuvyeyi we. Iki ni ikiganiro Gicumbi cy'amakuru, kuru yose yasanganga 5 kwa 5 gahunda ziba controle. Ubwo ukeneye kwamamaza, ukeneye kwamurika ibikorwa byawe sura Gicumbi News, tube twakwamamariza mu karere ka Gicumbi mu bya byumba kabisa niho wadusanga. Nyuma dukubitiriye Arusha kabisa ngo abadepite bo mu ishyaka rya Odinga rero bakabisabiye Museveni batangiye kuburanishwa muri rusange urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ruri Arusha muri Tanzania. Rero kuri uyu 2022 rwatangiye kuburanisha abadepite bahagarariye ishyaka rya ODM hariya rya Raila Odinga ni mu nteko ishinga amategeko ya Kenya, aho bigeze kuyisabira ubutegetsi bwa Uganda muri Kanama 2021 ubwo uruzinduko rwa William Ruto wari vice perezida wa Kenya mu gihugu cya Uganda rwasubizwagamo kabisa abadepite barimo Janet Mohamed uri mu bayobozi bakuru b'ihuriro Azimio la Umoja bibasiriye Uganda kabisa bayishinja kwivanga muri politike yabo. Depite Janet ndetse n'abagenzi barimo witwa Opio Wandayi ndetse n'uwitwa Caleb Amisi yewe n'uwitwa Jared Okero. Turebe ko harimo abandi, harimo n'uwitwa kandi Anthony Otieno, Fatuma Obidi ndetse n'uwitwa Miriye Odibiambo. Akaro baratangaje ko perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda afitanye umubano wihariye na Dr. William Ruto witeguraga guhatana mu matora rero kabisa na Odinga. Yani mu matora rero muri rusange yaje kuza kwaba nyine ari mu gihugu cya Kenya. Hanyuma witwa William Ruto aza kuza kwanatsinda Raila Odinga. Umushoramari wo mu gihugu cya Uganda witwa Paul bamutanze kabisa avuga ko afitanye umubano wihariye n'ishyaka riri ku butegetsi rero ahise atanga ikirego muri AIGC kabisa ashinja abadepite kwibasira ubutegetsi bwa Uganda ndetse no kugerageza guhungabanya umubano w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Kenya. Uyu muryango witwa EACG niko bimeze. Ikomezero baramutanzanye basobanura ko kabisa ashaka kwereka ko abadepite bo mu gihugu cya Kenya bavuga bati Museveni yatowe n'abaturage. Ati Museveni yatowe n'abaturage, ati ntabwo ari umunyagitugu kabisa nkuko bagiye babitangaza. Bavuga ati ntabwo ari umunyagitugu, ati nkuko byavuzwe na Janet Mohamed ndetse n'abandi. Niko uyu mushoramari agenda agavuga. Uyu mushoramari nko kukinyamakuru cyitwa Kenyans cyabitangaje yavuze ko Museveni akwiye kwirindwa rero, yakwiye kurindwa hamwe n'ishyaka riri ku butegetsi kandi ko ngo bakwiye kabisa kubaho bakigengesera kuko kabisa bavuze amagambo atari meza. Uti rero tibakwiye no kwirinda icyateza umwuka mubi muri bihugu biri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba uzwi nka EAC. Kabari ko bimeze rero bamutanze kabisa yasabye EACG ko yahana bari abadepite kandi ngo yizeye ko kabisa ubutabera yifuza buzaboneka. Akaba ari iyo nkuru rero narindimo mbabwira kabisa yari mu gihugu cya Uganda ndetse na Kenya. Ariko akaba rero depite akomeje kuburanishwa kabisa ari Arusha mu gihugu cya Tanzania. Akaba ari gutyo bimeze muri usange hari mu gihugu cya Tanzania. Nyuma tuve bari mu gihugu cya Tanzania, Uganda na Kenya, tugaruka no mu gihugu cy'u Rwanda dusimbukire gato mu karere ka Rubavu. Rubavu ngo igiti kiri kurisha
ku muntu wese utsinda gutaha nta kintu bavugana hariya kabisa. Abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bakomeje guhohoterwa rero hariya mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Reka twinjiye muri iyi nkuru mu buryo burambuye kabisa, nta kibazo na gito kibayeho. Dukontorore mashine turebe neza Rubavu bimeze bite. Rubavu by'iyi nkuru y'aba baturage bagati inkoni iri kurisha bimeze bite. Kontorore neza inkuru nyizane nayo tuyigarukeho kabisa muri rusange. Turebe contrôle général. Bantu mwese mudukurikiranye twizera ko mukomeza kugenda mumererwa neza cyane. Bombastique ibintu ni bombastique. Ariko ko nta muntu ukintumirara ngo nanjye njye kwirira weekend. Bamwe mu baturage rero b'umurenge wa Kanama mu karere ka Rubavu bavuga ko barembejwe n'inkoni bakubiswa kabisa n'abayobozi babaziza ibintu bitandukanye nko gutinda gutaha ndetse no gutinda kwishyura imisanzu y'ubwisungane mu kwivuza. Hariya mu karere ka Rubavu bavuga ko abayobozi babakubita kabisa ari umukuru w'umudugudu ndetse n'inkeragutabara yewe n'ushinzwe turebe yungwa ashinzwe inkeragutabara yewe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanama ari mu karere ka Rubavu. Umwe mu bakubiswe rero witwa Turatsinze Abgerede tivitendezo cyeshiye inkuru ko yahuye n'umuyobozi w'irondo ngo yari mu masaha ya saa 12 z'umugoroba ngo ubundi aramukubita mu kati kiboko ati yarankubise ndamubaza nti umuye iki ati ntiyansubiza mu gitondo abaturage barampeka banjyana ku bitaro yampaye nka data. Niko bimeze. Bavuga ko kandi wamukubise atawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ariko ko atigeze atindamo. Avuga ati umuyobozi w'umurenge yaravuze ngo umuyobozi w'umutekano ntakwiye gufungwa. Ati kabisa nibamufungura nyuma baramufungura. Ati ndi nawe rero yavuze ko yakubiswe ubwo yaratashye nimugoroba rero ngo yatangaje ko yahuye n'abayobozi bakamukubita ndetse bagahita bajya kumufungira ku biro by'umurenge. Akaba ariko bimeze. Ati rero yagendaga bitangaza ati bambuhiye mu maboko inyuma. Ati muri kubona ko kabisa hariho n'igisebe yari afite igisebe yagendaga kigaragaza. Ati ni ingohi. Ati kandi nta muntu nari nibyo. N'abaturage rero bagendaga babitangaza n'abandi benshi kabisa ubona ko bagendaga bagaragaza ko bakomeje kugenda barengana muri rusange. Uyu muvandimwe rwose nagendaga bivuga ati umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Kanama Ndekezi Honore Mugisha uvugwa gukubita abaturage yarabihakanye. Ati mu ijambo rimwe gusa bw'umunyamakuru wa Radio TV10 ati numva ntayobora RIB. Ati ku buryo rero nayiha amabwiriza. Amagambo yatangaje gitifu umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage waje neza Jeannette yavuze ko aba baturage bashinja abayobozi babo kubakubita nabo atari shyashya. Timwa abaturage mwe namwe ntabwo muri shyashya. Arumva akaba ariko bimeze rero muri rusange ndagaruka no ku myitwarire yabo. Ati imyitwarire yabo nk'uko byagiye bigaragara yaba ari gutesha agaciro inzego z'ubuyobozi kabisa. Kubita abayobozi b'imidugudu kubita executive akagari bagiye kurangiza imanza. Ati rero mwabonye ko kabisa ari imyitwarire itari myiza bagaragaje. Niko agenda gatangaza ati ntabwo bivuze ko executive Mugisha yabahohoteye ahubwo yagerageje kurengera abaturage. Uyu muyobozi avuga ko abayobozi rero nabo bazakomeza ubukangurambaga muri abaturage kugira ngo bacike kuri izi ngeso mbi kabisa zituma bashamirana n'abayobozi. Niko bimeze hariya mu karere ka Rubavu. Hano hari comments turebe ariko reka nyirengagize
muri rusange ahubwo nikontororere nirebera andi makuru agenda avuga uriya komenti, si ngombwa ko nyigarukaho. Urwego kabisa rwo kuba ntayigarukaho nyine ko bimeze. Ahubwo tugenda dusoza ikiganiro igicumbi cy'amakuru, turebe nabonye hari producer kabisa waje kuza kubabura umubyeyi we. Reka ndebe ko iyo nkuru nayicamo gatoya, ari nako ngenda nsoza ikiganiro igicumbi cy'amakuru cyo kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru. Nshimira cyane n'abo twabanye, ariko tumaze turebe inkuru y'uyu muproducer kabisa aje kuza kubabura umubyeyi umubyara. Burya mu buzima turavuga ngo habaho kwishima no kubabara, ariko iyo umuntu abuze umubyeyi aba ari mu gahinda gakomeye cyane kabisa muri rusange. Uyu muproducer rero ukaba ari uwitwa Elisando, ari mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo kubura umubyeyi we. Aho niyo nsima Elisando kabisa, uzwi nka Elisando, umwe mu bahanga mu gutunganya umuziki ndetse akaba narambye muri uyu mwuga. Ari mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo kubura umubyeyi we umubyara witabye Imana azize uburwayi. Ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu tariki 21 Nzeri nibwo Elisando yasangije abamukurikira inkuru y'incamugongo y'uko umubyeyi we yitabye Imana. Umubyeyi we akaraguye mu bitaro rero byahariya mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yari amaze iminsi mike yivuriza, dore ko yagezeyo tariki ya 19 Nzeri 2022. Ubwo ni iminsi byanyuzemo cyangwa umwe umubyeyi waza guhita yitaba Imana. Elisando yabwiye Nyarwanda.com gishiye inkuru ko umubyeyi we yishwe n'indwara ya kanseri yo mu maraso. Iyi ndwara ikaba yari yivurije mu bitaro binyuranye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho rwose yagiye ngo ayivuza, ariko biza kwanga biba ngombwa ko yoherezwa mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko niho yaje kuza kubarwa kabisa. Muri rusange akaba ariko bimeze kuri Elisando aje kuza kuba ubura umubyeyi we kabisa umubyara ni mama we. Akaba ariko bimeze. Ubwo twavuga tuti kabisa Imana imuhe iruhuko ridashira. Niko biza kwa bigeze kuyinkura ababaje abantu benshi cyane bari mu mazina azwi mu myidagaduro bagiye bakwana uyu Elisando kabisa, harimo nka Tebeni Soshomura, Adikure, Tidala Kabendela, baramuzi cyane Tidala cyangwa se Tijara. Niko bimeze yewe Benadrofe ndetse n'abandi bagiye batandukanye mu myidagaduro bagiye bakwana n'uyu muvandimwe rero Elisando, bakaba bagiye bagaragaza ko afite agahinda gakomeye cyane. Rero kabisa muri rusange nsoje ikiganiro igicumbi cy'amakuru, mbashimire cyane, cibire cyane wese twabaye. Ubwo ngubwo tuzasubira ku munsi w'ejo mu kiganiro igicumbi cy'amakuru. Bizimana Designer yaradufasha muri control. Muze kugira umunsi mwiza. Nitwe Manuel Neza na Mustafa.